ntiyababaza iyo utazi ko umukobwa agukunda cyangwa atagukunda. Ni ryari umenya yuko umukobwa uri gushaka gutereta cyangwa uri kuganiriza akwiyumvamo cyangwa atakwiyumvamo. Ni ryari umenya niba uri kwiruka inyuma y'umuyaga. Niyo mpamvu ari iby'agaciro kureba iyi video yose, kuko ngiye kuguhereza ibimenyetso 10 byerekana ko umukobwa atakwiyumvamo. Abahungu benshi batakaza imbaraga zabo biruka ku mukobwa utabiyumvamo habe na gato. Twese byatubayeho. Umukobwa ashobora gukomeza kukuvugisha ariko atakwiyumvamo, aho kugira ngo abikubwire mu magambo, akakuvugisha mu buryo yibwira ko uzayibona ukarekera. Ariko nyuma ukazayimenya utinze yuko umukobwa w'inzozi zawe atakwiyumvamo. Ndi hano kugira ngo ufashe guhitamo niba koko ari byo cyangwa atabirimo. Niba uri mushyashya hano, kora subscribe kugira ngo ujye uhora ubona video nk'izi ziguhindurira ubuzima. Icya mbere, ntago gusubiza message. Ushobora kuba adahora afite telefone ye. Ibyo ni gake cyane bibi, kuko iyo turyama dufite telefone hafi yacu. Ndetse niyo agusubije aguha ibyireguzo yuko atari afite umwanya, yarahuze, ati umbabarire, n'ibindi. Ntibuze ubwenge, wikomeza kwisebya, bivemo. Cya kabiri, agusubiza ijambo rimwe gusa. Iyo muri kwandikirana amakuru yawe ni sawa, wamubaza icyo ari gukora, ati ntacyo. Abakobwa mu buzima busanzwe bakunda kuvuga cyane. Niba umugongo uri kukurya kubera ko wikoreye ibiganiro, muri make uri kuvuga watavuga, ntago akwiyumvamo. Rekera gukomeza guhatiriza, ntibikwiye. Cya gatatu, iyo mufitanye gahunda arazihindura. Reka tuvuge ko mwahanye gahunda yo gusohokana, hanyuma akabyemera, hanyuma haza ikindi kintu cy'ingenzi kuri we ariko atari cyane, wenda nk'inshuti ziwe zimuhaye izindi gahunda cyangwa ibindi bintu biri aho, akahita abyica. Yego koko gahunda, ibintu biratungurana, ariko iyo bibaye 1, 2, 3, wenda mwahanye gahunda yo gusohokana ariko ntibyigize biba, hanyuma nyuma akarekera kuvugana nawe, akarekera no kugusubiza message zawe, tubyoroshye. Ahangaha nagashaka gusohokana nawe, so rekera ushaka undi muntu ugushaka. Cya kane, agufata nk'amahitamo ya kabiri. Iyo bimwe byanze cyangwa rimwe yashaka kugenda akabura, wenda afite abandi bari kumwe, nyuma ukabona aragarutse, hano uba ufatwa nk'amahitamo ya kabiri. Ibyiza ni uko wakiyubaha ukabivamo ku buryo n'ubutaha atazongera. Ntushaka kuba mu buzima umeze nk'amahitamo ya kabiri, kuko igihe cyose aguhisemo bwa kabiri bivuze ko abonye amahitamo ya mbere akuruta, hari amahirwe yuko yakongera akagenda. Icya gatanu, akwita inshuti. Rimwe na rimwe iyo muvugana hari igihe akwita ngo uri inshuti nziza, ndetse rimwe na rimwe akakwita nka bro, ati inshuti, ibintu nk'ibyo. Iyo umukobwa akwitaye amazina bivuze ko atakubona mukundana cyangwa mu mubano, muri make niko agutekereza. Cya gatandatu, ntagushaka hafi yiwe cyane cyangwa kuba umwegereye. Iyo mwicaranye uba ubona yicaye atakureba. Ubundi abakobwa iyo bagukunda bicara bahindukiye umubiri wabo uri position ku buryo uba ukureba hose, ariko umukobwa atakureba mu maso, yicaye areba imbere, ntahindukira ngo akurebe. Ahangaha byerekana yuko atakwiyumvamo. Iyo umwegereye agerageza kureba hirya cyangwa ntakurebe kugira ngo akwereke yuko umwegereye cyane. Ahangaha ntabwo aba ari comfortable cyangwa yisanzuye. Rimwe na rimwe ntabwo akwereka uko akwiyumvamo cyangwa arakuganiriza ariko ntiyanzura. Iyo ushyushye aba akonje, rimwe na rimwe mukaganira, ariko muri make nanone akagerageza kutabikwereka ngo yanzure, ahubwo agahora bica ku ruhande. Niba ugerageje kumubwira ko ari mwiza cyangwa utugambo nk'utwo ngutwo, arabihakana cyangwa akabyirengagiza, hanyuma akagerageza guhindura ikiganiro. Wamubwira yuko ushaka kumusohokana, akakubwira ati ndahuze, wenda naho ubutaha. Ahangaha utakaza umwanya wawe ukisanga warataye umwanya.
niba arimo aratanga ibisubizo bituzuye ni ibikwereka ko ari kukwirengagiza cyangwa akagerageza kutabikubwira, ariko akabikoresha ibimenyetso akiyumvisha ko ntimuzabibona. Cya cyenda, iyo murebanye ahita areba ku ruhande, nawe ashaka ko murebana mu maso. Iyo umukobwa agukunda amaso ye arakureba. Abakobwa sanyi bakoresha yuko bakunze umuhungu, gutereta kwabo ni ukureba, arakureba iyo yakwiyumvishijemo. Ariko iyo umukobwa muhuje amaso ukabona nta n'umwanya afite wo kukureba, ntabwo aba akwiyumvamo. Cya cumi, ntakwitaho. Muri make nta kuganiriza ubuzima bwe, nta kubaza ibibazo ngo ashaka kumenya, ntashaka kukubwira uburyo ari kwiyumva cyangwa akuganirize ibiganiro biri pasono cyangwa by'ubuzima bwiwe. Umukobwa utagukunda nta nubwo azashaka ko umugira inama cyangwa umufashe mu bibazo ari gucamo. Kumenya ko umukobwa ukunda atagukunda cyangwa atakwiyumvamo ni ibintu bigoye kwiyumvisha, ariko ni ibintu bigoranye ariko ugomba kwemera. Umva ukatiwe, usuzuguwe, usebye, ariko ntibigusaze. Ntabwo ari ibintu bihoraho. N'uwo mukobwa aba afite abakunda ariko batamukunda. Ntabwo umuntu wese yagukunda kimwe n'uko nawe utakunda umuntu wese. Icyiza ni ukumenya ukuri, ukarekera guta umwanya wawe no kwibabaza, hanyuma ugashaka ugukunda by'ukuri. Murakoze. Iyi yari Pure Knowledge, nawe ubutaha.